Ubuzima butangaje bw'umugabo wiswe intwari ya Afurika y'Epfo Nelson Mandela. Ubundi muri mbere na mbere uyu mugabo yitwaga Nelson Rolihlahla Mandela, yavukiye mu mudugudu wa Mvezo mu ntara ya Eastern Cape tariki ya 18 Nyakanga mu 1918 mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Yaturutse mu muryango woroheje, se yari umuyobozi w'akarere ariko nyuma se yaje kwirukanwa mu kazi. Rero ubuzima bwa Mandela bwatangiriye mu buzima bw'ubukene cyane, ariko akora afite indangagaciro z'umuco wabo wa ex-hosa. Abana benshi b'icyo gihe babaga mu buzima bubi cyane, ubuzima bugoye, ariko Mandela we yakuranye indoto z'uko azahindura igihugu cye mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. Mandela yize mu mashuri y'abamisiyoneri, ahabwa izina n'umwarimu wamwigishaga w'umuzungu nawe w'umumisiyoneri, we wamwise Nelson, ndetse yaje kwiga muri University za Fort Hare University, ariko aza kwirukanwa azira kwigaragambya se ndetse cyangwa gufatanya mu bikorwa byo kwigaragambya bashaka kureba ko bakuraho iyo politiki yari bayoboye. Nyuma rero yaje gukomereza muri University, amaze kwirukanwa muri iyo ya Fort Hare University aja kwimukira muri University bitaga witwa Towson University, aho rero yigiye amategeko ndetse abasha gusobanukirwa ubumenyi bwimbitse mu bijyanye n'amategeko. Rero ubumenyi bwe bwamufashije kumva neza uburyo amategeko ashobora gukoresha mu kuba yarengera umuntu se cyangwa mu kuba yarenganura umuturage waba ugiye kuba yarengana. Mu mwaka w'1944 Mandela yinjiye mu ishyaka rya LNS, ishyaka ryari ririho icyo gihe risa nk'irirwanya politiki yari iri icyo gihe, African National Congress. Yafatanyije n'uwo bitaga Olivier Tambo Watani Sisulu bashinga iryo shyaka rya LNS Youth League. Intego yabo yari uguhagarika ivangura ry'abazungu ndetse n'abirabura. Icyo gihe politiki ya Afurika y'Epfo yari ishingiye ku cyo bita apartheid, politiki yo gutandukanya abantu bagendeye ku ruhu. Rero iyi apartheid yashyizeho amategeko akumira abirabura mu buzima bwose bwari bubayeho icyo gihe, cyisanga uburyo bwose bari babayeho icyo gihe abirabura babangamirwa bishoboka. Muri make ntibashoboraga kuba batora, ntibashoboraga kuba bakiga mu mashuri amwe n'abazungu, ndetse ntibashoboraga kuba batura mu midugudu imwe n'imwe. Rero Mandela yabonye ko biba ari ngombwa kuba yarwanya iyo politiki ya apartheid yabashaga kuba ikomeza kugenda ivangura abazungu n'abirabura. Mandela yabaye umunyamategeko abifashishijwemo n'abo bantu bakoranye iryo shyaka, afasha abirabura mu buryo buhagije, cyangwa se afata abo birabura bagiye bashaka kuba barenganwa akomeza kubafasha akoresheje iryo shyaka ryabo rya ANC. Yafungiranwe mu kigo cy'amategeko cye, cyangwa iki kigo cy'amategeko bagifunguranye n'aba bagabo twabonye harimo Olivier Tambo ndetse n'uriya wundi wa kabiri. Kikaba aricyo cya mbere cy'abirabura cyabayeho muri icyo gihe, cyabashaga kuba cyarenganura abo ba black se cyangwa abo babirabura mu gihe bageze mu gihe cy'inkiko cyangwa se mu gihe bageze mu gihe cy'iburanishwa. Rero ibi byamugize ikimenyetso cy'ihangana n'iyo politiki yari iri icyo gihe y'abo bazungu. Mu mwaka w'1952 Mandela yabashijwe kuba atakumvikana na politiki yari yose cyangwa n'abayobozi bari icyo gihe. Muri icyo gihe yahise afungwa bwa mbere azira kwitabira ibikorwa byo kwigaragambya. Rero nyuma yaje gukurikiranwa n'urubanza rwise Treason Trial mu mwaka w'1956, ariko aza kugirwa umwere ndetse ararenganurwa arangira afunguwe. Mu mwaka w'1961 nyuma y'imyaka myinyigaragambyo idatanga umusaruro, Mandela yafashije gushinga icyo bita umukoto wa Siwezu cyangwa se umukoto w'Esizu, umutwe wa gisirikare wari ushingikiye kuri rya shyaka ryawo rya ANC, nyuma y'uko yari amaze gufungurwa ndetse hashize igihe kinini hari imyigaragambyo itari gutanga umusaruro. Afata umwanzuro wo gushinga uyu mutwe rero wa gisirikare ufatanyije na rya shyaka ryabo mu kugeba yuko barwanya iyo politiki ndetse mu kuva mu bintu by'imyigaragambyo bitari gutanga umusaruro. Rero intego yari ugukora ibikorwa byo kwangiza ibyo bikorwa bibi bya politiki, ariko batica cyangwa se babe babangamira ibikorwa by'umuntu se cyangwa babe bakangiza ubuzima bw'abantu. Mu mwaka w'1962 Mandela yarafashwe arakatirwa imyaka 5. Nyuma yaje kongera gukurikiranwa n'urubanza rwo bitaga Livonia Trial mu mwaka w'1964, aho yahamishijwe ibikorwa byo kugerageza guhirika ubutegetsi cye cyangwa ibikorwa byo kugerageza gukuraho ubutegetsi bwariho bw'abazungu. Aho niho noneho yavugiye ijambo rikomeye cyane ati, niteguye kuba napfira indangagaciro zanjye, cyangwa se niteguye kuba napfira indangagaciro z'ubwisanzure bw'abaturage. Mandela yamaze imyaka 27 afunzwe ahanini muri Robben Island. Nyuma yo kuvuga iryo jambo yakatiwe imyaka 5, ariko yaje kugumya kurikiranwaho n'ibindi byinshi, akomeza yongererwa imyaka, aza kugera ku myaka 27 yose afunze. Ahanini yari ari muri gereza yabaga mu kirwa cya Island muri Robben, none aza kusangwa none agiye gukatirwa imyaka igera kuri 27 ari muri iyo gereza. Yabaye ikimenyetso cy'ihangana gikomeye ndetse kuba yahangana n'ubutegetsi buri kurwanya
abirabura se cyangwa ubutegetsi buri gushyigikira ivangura ry'abazungu n'abirabura. Abaturage n'isi yose yakomeje kujya imusabira kurekurwa se cyangwa kujya bavuga ngo bareke kurenganya uwo mugabo ngo ni Nelson. Nubwo yari afunzwe, Mandela yakomeje kwandika se cyangwa gutanga ubutumwa biciye mu nyandiko, kwigisha bagenzi be ndetse no kubakomeza umutima ndetse no kuba umutima w'iyuriro ryo kuba bakomeza abo bantu bari bashinze ishyaka ryo kugumya guhatiriza bareba ko bagerageza kuba barwanya iryo shyaka rya apartheid se cyangwa iyo politiki ya apartheid yakomezaga gushyigikira iryo vangura ry'abazungu ndetse n'abirabura. Gereza ntiyamuciye intege ahubwo yamugize ikimenyetso cy'ihangana gikomeye cyane. Rero Mandela yamaze imyaka 27 afunzwe, ariko ntibyamuteye kuba yahagarara se cyangwa abe yacika intege ku ntego ze yari afite kuva akiri umwana ryo kuba yazarenganura igihugu cye cyangwa se igihugu cye yazakivana mu maboko y'abazungu. Ku itariki 11 Gashyantare 1990, Mandela yararekuwe nyuma y'imyaka 27 amaze mu gihome cyangwa se amaze afunzwe. Kurekurwa kwe kwashimishije isi yose ndetse n'abaturage bose, byerekana ko ubutegetsi bwa apartheid noneho muri icyo gihe bushobora kuba bugiye kurangira se cyangwa bwa butegetsi bwari buzwiho ko nyine bukoresha ivangura ry'abantu birugendeye kuri bushobora kuba bugiye kurangira muri icyo gihe, kuko bari bizi ko uyu Nelson Mandela kuba agarutse noneho aje afite ingamba zikomeye, kuko bari babizi ko atigeze ahagarara ndetse no mu gihe yari ari muri gereza yakomezaga gukoresha nyine inyandiko just apushinga abantu cyangwa apushinga iryo shyaka cyo kugumya ritahagara ndetse bakomeza bashaka ko barenganura abo ba black cyangwa se kuba barenganira abo bantu bari abirabura. Mandela rero yakoranye na perezida wari uri icyo gihe bita Frederick de Klerk kugira ngo bagirane amasezerano y'amahoro, kuko bari bazi ko nyine uwo Frederick de Klerk yakoreraga ku maboko y'abazungu cyangwa se nawe yari ashyigikiye iryo shyaka ry'abazungu cyangwa se iyo miyobere y'abazinga apartheid yo kuba bakomeza kuba bavangura abantu. None icyo gihe bemeranyije ko hagiye kuba amatora rusange y'abaturage ngo barebe uwo amatora arashyigikira se cyangwa barebe nyine kiraza kuva mu matora hagati y'uwo mugabo wari uri icyo gihe cyangwa se mu president wari uri icyo gihe Frederick de Klerk ndetse na Nelson Mandela wari umaze imyaka 27 ari mu gihome se cyangwa ari muri gereza. Nyuma noneho aza kuba yagirwa umwere, noneho aza gusohoka. Gusa akimara gusohoka yegera uwo perezida we yashaka nk'aho anyuze ibintu mu mucyo. Frederick de Klerk barumvikana bavuga ngo reka noneho dusinye amasezerano y'amahoro, noneho dufate amatora anyuze mu mucyo, ku matora noneho y'abaturage bose muri rusange, turebe umusaruro usanga turebe ikiraza kuva mu hano, noneho twanzure uraza kuba perezida hagati yanjye nawe. Mu mwaka w'1994 Mandela cyangwa se Nelson Mandela yabasha kuba yatsinda amatora, rero aza kuba perezida wa mbere w'umwirabura wayoboye Afurika y'Epfo. Rero yashyize imbere politike yo kubabara ndetse no guhuza abaturage ku rwego rukomeye, agerageza kurwana yivuye inyuma ahagarika ibyari byarabaye ivangura ry'abantu rishingiye ku ruhu rya ya politike y'abazungu yitwaga apartheid yo kuvangura abantu bagendeye ku ruhu, aba black ngo babashyira ukwabo se cyangwa abirabura babashyira ukwabo ndetse n'abazungu babashyira ukwabo. Ugasanga ubuce na bumwe nta mwirabura wemerewe kugeraho, asanga amashuri amwe namwe nta mwirabura uba wemerewe kwihingamo. Yabirwanyije yivuye inyuma, aharanira gushyira imbere just kurwanya iryo vangura ndetse gushyira imbere haba kubabarira ko abazungu bagiye bahemukira, ko nyine abazungu muri icyo gihe bari baganje mu gihugu ari benshi cyane. Na n'ubu mu minsi turacyayibona ukuntu Afurika y'Epfo nyine usanga abazungu aribo baganjemo, noneho usanga abanyafurika ari n'abakeya cyane, abenshi aba ari aba hybrid se cyangwa hari abantu nyine b'imvangavange, bitewe n'uko kuva kera Afurika y'Epfo yari igizwe n'abazungu benshi. Noneho yagerageje kuba yarwanya nyine iri vangura just abaturage arabunga, abazungu abirabura bahunga kugira ngo noneho batangire politike noneho just ishyigikira kubabarirana ndetse no guhuza ndetse no gukorera hamwe ubumenyi ndetse no gukorera hamwe kw'abaturage. Mandela yavuye ku butegetsi mu mwaka w'1999 akomeza kuba intumwa y'amahoro ku isi yose, akoresha rya jambo yavuze igihe yari agiye gufungwa, ndetse yashinzwe nyuma yo kuba avuye muri gereza yagerageje gushinga ibikorwa birwanya sida, kuko turabizi muri ya mwaka mu 1990 kuzamugera muri za 2010 sida yari imeze nabi cyangwa se agakoko gatera sida kari kameze nabi, yari kwica abantu benshi. Noneho Mandela niwe wakoze igikorwa cya mbere gikomeye muri Afurika yose cy'uko yarwanya sida, niwe washyiragamo imbaraga nyinshi nubwo yari yaravuye ku butegetsi, ndetse yagerageza no guteza imbere uburezi, ashora amafaranga menshi mu burezi bwa Afurika y'Epfo. Kugeza aka kanya uburezi bwa Afurika y'Epfo buhagarikiye nyine ku mbaraga ndetse no gukomera kwa Nelson Mandela yagerageje gukora muri icyo gihe. Rero Mandela yapfuye ku itariki 5 Ukuboza muri 2013
afite imyaka 95 yasigaye isi ubutumwa bw'uko buriya ubutabera n'ubwisanzure bigomba guharanirwa se cyangwa bigomba kurwanirwa. Uko waba umeze kose, aho waba uri hose, menya ko igihe ugifite umutima ukomeye, ugifite kwihangana, igihe ugikomeye, ubutabera n'ubwisanzure bwawe uzagerageze kuburwanira kandi Imana izagufasha ubashe kubugeraho. Iyi niyo nyigisho Mandela yasigiye igihugu cyose se cyangwa yasigiye abaturage bose bari bariho muri icyo gihe, mu gihe yari apfuye cyangwa se mu gihe yaratanze, nubwo nyine atarakiri nyine mu president se cyangwa muri icyo gihe yari yaravuye ku buyobozi. Rero inkuru ye igaragaza ko umuntu ashobora kuva mu buzima bubi cyane se cyangwa mu buzima bugoye cyane, akanyura mu nzira z'akarengane, akarenganwa, agakubitwa, akicwa urubozo, ariko nyine nyuma akaza kujya ku rwego ruri hejuru cyangwa se urwego rukomeye cyane bitewe no kwihangana kwe ndetse no gutitiriza kwe ndetse no kuguma kuba yakora cyane. Rero icyo twakora muri iyi nyigisho cyangwa se icyo twakora mu buzima bwa Nelson Mandela, inkuru ya Nelson Mandela igaragaza ko umuntu ashobora kuva mu buzima bubi, ubuzima bukakaye cyane, ubuzima bugoye cyane, akanyura mu nzira z'akarengane, akanyura mu kubabazwa ndetse akaba yagira ahandi ababona ko ubuzima butagishoboka, ariko bitewe no kwihangana kwe no gukomeza kugerageza kwe akaza kwisanga none ageze ku rwego rwo hejuru, handi none aba afite just ubutegetsi mu biganza bwe. Ariko Nelson Mandela we nubwo numvaga adaharanira ubutegetsi, we yaharaniraga kurenganurwa kw'abirabura muri icyo gihe cy'uko nyine barengwanyaga n'abazungu se cyangwa hariho politiki irengera cyane abazungu, noneho abirabura ugasanga barahejwe kandi none igihugu gakondo, igihugu ari icy'abirabura. None we yaharaniraga yuko just agomba kurenganura abo birabura cyangwa se abo birabura bagenzi we, nubwo abazungu nyine politiki yabo yagerageje kumurwana, ariko ngo yagerageje kugumya kwihangana. Reba kumara imyaka 27 muri gereza, ariko ugasohoka nyine ukiri stable, ugifite umutwe yuko ngiye ngomba kuba nahindura ubutegetsi buriho, ukahagira ndetse ukabirwanya ndetse ukabasha kuba wajya. Buriya urugero rw'uko ubutwari bwihangana cyangwa se nyine icyo bita ubutwari bufite kwihangana buba bwatuma nyine just ugera ku rwego ruri hejuru, twarufata kuri Nelson Mandela n'iyi politiki ndetse no kugukomera kwe yari afite. Iki kiganiro cy'uyu munsi twarebaga ubuzima butangaje ndetse n'ubuzima bubi uyu mugabo Nelson Mandela yaciyemo. We twakumwaka kanyura uw'agaciro, mukore subscribe.